Narimba ufite umwe ndavuga ngo Mana uzamfashe Damascene nzamwiture agiye dufite umushinga wuko uyu mwaka utari kuzashira adakoresheje yari kuzaba akoresheje ubukwe akindi kintu narenza umusivile anyiciye gahunda birangira bityo twongera nongeye kumuhamagara telefone ntiyayifata ndavuga ntiburi yaratwaye ndavuga ntiburi ari bumpamagare natunguwe no kubona bahamagara mama bamubwira ngo birarangiye nta rindi jambo twavuganye anyereka mashine aranyereka korali anyereka uwitwa Joseline arambwira ati nkunda ukuntu aririmba hari n'undi mudirija wayo nabonaga namubonye n'uriya tabantu ndabakunda nzajyamo birangira aje muri korali dutuye hano hirya narategereje ndaheba ubwo nyine kwa gatandatu ndavuga ntubwo ari umuganda ari buzindukaze kuko iyo yazaga natekaga nkavantereka mwakira umunsi rero kwa gatandatu nibwo nagiye kubona mbona mu gitondo ndamuhamagara arambwira ngo ari buze hari ibyo yari kuzana nyuma twajyaga tuganira yanyisamtakaho cyane akambwira plani zose afite izafitiye korali izo ibyo ubwe yifitiye kuko twagerageza kuganira nyine ukumva Damascene ni umukristo wenda dukomeze kuko umuryango babivuze yari umuntu ufite urukundo rwuzuye akunda abantu bose abagerageje kumenyana nawe bose yabakundaga kandi nyine urukundo rwarundi rwo mu mutima ndibuka wenda nsimbutse byose kuko byinshi babivuze kandi ni imirimo myiza yose yakoze kandi nk'umukristo ukuze ndibuka ku itariki 13 z'ukwa gatanu yapfuye ku itariki 31 nibwo bahamagaye umuyobozi wa korali bamubwira ariko nge ku itariki 13 twari twavuganye ariko unyandikira ambwira ngo umuyobozi wanjye hazazurwa bafiri muri we bave mu bitura nk'umucunguzi bazahurira mu ijuru n'abazaba bariyo nzaba mpari nanjye sinzaburayo uwo munsi hazazurwa bapfiriye muri we bave mu bitura nk'umucunguzi
mpari nanjye sinzaburayo ubwo azaza Yesu databuja nzamukorera ntacogora
ijuru nanjye mpise gusanganira tuzibagirwa imibabaro yose tuzibera mu munezero mbega ukuntu bizaba ari byiza tuzibanira n'umucunguzi tuzibera mu munezero mbega ukuntu bizaba bimeze tuzibagirwa imibabaro yose tuzibera mu munezero mbega ukuntu bizaba ari byiza tuzibanira n'umucunguzi tuzibera mu munezero mbega ukuntu bizaba bimeze abacumukibo ziko nzumva izina ryanjye nkitaba uwo munsi umuntu n'ukuntu afitiye maze imirimo yo mu isi ajya mpaninyirangiza azampamagara nk'uko yahamagaye Damascene Yesu databuja nzamukorera ntacogora ntagonanwa oya 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 maze imirimo yo mu isi ajya umwizera wese ariwe ufite ubugingo kandi imirimo yo mu isi yampaye n'inyirangiza azampamagara nzasanga Damascene anyirangiza azampamagara ageze mu ijuru ubwo azaza ahamagara amazina yawe bose ziko nzumva izina ryanjye nkitaba ubwo azaza amazina y'abamizeye bose mu gitabo cy'ubugingo nzumva izina ryanjye ziko nzumva izina ryanjye nkitaba uwo munsi hazazurwa abapfiriye muri Imana urerereje umutima wanjye b'amaso utungana iminsi yose dore ubwami bw'Imana buregereje twizeye rwose muzabona icyo gihugu ko kiri dutegereje gusa uwaducunguye ibimenyetso bitwereka ko agiye kugaruka bitwereka ko wa munsi wegereje dore ubwami bw'Imana buregereje dore ubwami bw'Imana buregereje Amen. Amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Nimureme, nshuti nimureme, tuzamubona uwo mwami mwiza, ubupfuzi ndetse neza umwami w'abami. Abantu benshi birabarambiye gutegereza uwabacunguye, imwikomeze
gusezera kuri mwene data, agira ngo tubwire umuryango Damascene, ari itorero, ari korali yaririmbagamo Nation, tubwiye ngo komere kandi mwihangane. Impamvu ibingibi ntabwo bigomba kutubera igishyitsi, gusa tuba tubabajwe nuko umuntu twabanaga tuvuyemo kandi tutazongera kumubona ukundi, ariko nyamara tuzongera tumubone. Haleluya. Tuzongera tumubone nidukora twese, niba dukoze twarabaye abakozi bakorera ijuru, tugakora tuzi ku isi tutazayigumamo, niho tuzabonana. Ntabwo rero uyu mwanya nubwo biba bigoye, ariko tugomba kurebera hamwe icyo Bibiliya ibivugaho, kubera ko Bibiliya ni amagambo y'Imana, kandi ibitubaho byose Imana irabizi. Nta nubwo biba bitubayeho ari ibishyitsi, tuba tubizi, ariko urupfu rutera ubwoba. Tuba tubizi urupfu ruhari rutwara abantu, tuba tuzi abo rwatwaye, ariko icyatumye Imana irunyaga imbaraga ni uko yarucishijemo umwana wayo, yarucishijemo Yesu Kristo. Yesu nicyo gituma yitwa inzira n'ukuri n'ubugingo. Yaruciyemo rero kugira ngo arumare imbaraga, arunyage imbaraga, ikindi rwe kuzagumana abantu, kuko nawe rutamugumanye abamwizera. Imana yacu yabwa icyubahiro. K'uyu munsi rero ndagira ngo turebe amagambo yanditse mu gitabo cyangwa se mu rwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'i Tesalonike, igice cya 4 murongo wa 13 n'uwa 18. Turaza kugenda tugere no mu byahishuwe kuri 7:13, 17 n'ahandi umwuka wera yabona ko twaganira, turebe uko havuga. Urwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'i Tesalonike ni urwandiko rwa mbere, igice cya 5, igice cya 4 murongo wa 13. Havuga ngo iki? Ariko bene data, ntidushaka ko mutamenya ibyabasinziriye, mutababara nka ba bandi badafite ibyiringiro. Ubwo twemeye yuko Yesu yapfuye akazuka, aba ariko twizera yuko Imana izazanana na Yesu abasinziririye muri we. Iki nicyo tubabwira tukibabwirijwe n'ijambo ry'umwami wacu Yesu. Twebwe abazaba bakiriho basigaye kugeza ku kuza k'umwami, tutazabanziriza na hato abasinziriye, kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru, aranguruye ijwi rirenga hamwe n'ijwi ry'abamarayika ukomeye n'impanda y'Imana. Nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka, maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhereko tujyananwe nabo tuzamuwe mu bicu gusanganira umwami mu kirere. Nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose. Nuko mumaranishe imibabaro kubwirana amagambo. Imana yacu yabwa icyubahiro.
mu byahishuwe karindwi umurongo wa 13 nanone avuga ngo iki? Umwe muri aba bakuru arambaza ati, aba bambaye ibishura byera ni bande kandi bavuye he? Ndamusubiza nti, mwami wanjye, ni wowe ubizi. Arambwira ati, aba ni abavuye muri urya mubabaro mwinshi kandi bameshe ibishura byabo babyejesha amaraso y'umwana w'intama. Nicyo gituma baba imbere y'intebe y'Imana bakayikorera mu rusengero rwayo ku manywa na nijoro, kandi yicaye ku ntebe izababambaho ihema ryayo. Ntibazicwa n'inzara ukundi, kandi ntibazicwa n'inyota ukundi, kandi izuba ntirizabica cyangwa icyokere cyose, kuko umwana w'intama ari hagati y'intebe y'ubwami azabaragira, akabuhira amasoko y'amazi y'ubugingo, kandi Imana izahanagura amarira yose ku maso yabo. Irindi jambo rimbwira riti, andika uti, uhereye none hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu. Umwuka nawe aravuga ati, ye. Umuntu akaba apfuye ari muri Yesu, Yesu nawe akaba yaranyaze urupfu ububasha n'ubushobozi. Yesu akaba yarazutse, uko tubizi azuka bwa mbere azukanye n'abera, abo bantu nabo azabazura. Ntabwo azabagumisha mu rupfu. Nicyo gituma aya magambo Pawulo abwira abakristo, akababwira ngo igihe cyose muzaba mwahuye n'ibibazo, mujye muyaganira abamara umubabaro, kuko turi hano uko twaba kose, iminsi twamara yose ariko tuzapfa. Tugomba kubyemera. Nigeze mbwira abakristo, ndababwira ngo musenga musaba ibintu byinshi, mugasaba kubaho neza, mugasaba kugira amazu meza, mugasaba kwambara neza, mugasaba kurya neza, ariko ntabwo mujya mubwira Imana ngo Mana uzampe n'urupfu rwiza, uzanyice neza. Barambwira bati, pasi ibyo bintu umuntu akajya kubisaba Imana? None se wageza ngo waba wasenze nabi? Baba basenze neza kubwira Imana ngo kuko namaze kumenya ko ari we wica ugakiza, uzanyice neza. Kandi ku mperezo ryiza nuko urupfu ntabwo ruzaza rwitunguje gusa ngo rupfe kuza. Ruzaza icyo gihe, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo umuntu wese afite iminsi atagomba kurenza, kandi iyo yuzuye nta gisigaye, Imana iravuga ati, uriya muntu ugenda umusaruro umuzanire, umuzane. Ahubwo nti ntabwo muzaba musenze nabi, kandi ndababwira nti nanjye ubibabwiye, nanjye njya mbisenga, njya mbwira Imana, ahubwo ngo nanjye uzanyice neza, uzanyice neza. Nge rero namaze twaje kugera aho tubihuriraho, arambwira ati, nzabigukorera rwose nk'uko wabisabye, kandi ikimenyetso nguhaye, ntinjya kukwica, ntinjya kugucyura, nzabanza mbiguteguze usezere no ku nshuti zawe. Ndavuga ati, sawa rwose. Ubundi si ibyanjye by'urumva bibishye? Reka mbabwire, niba uri umugabo ukwiriye kubwira Imana ati, uzansarure neza. Sijye nganiriye n'umugore wanjye n'abana, babwire ntimuzarire,
ngiye aharutaho twari turi, aho ngiye nta rupfu ruzongera kunsangayo, nta nzara. Mwumvishije ko nta zuba, nta cyokere, nta bintu by'ibyorezo, nta sida, nta bitaro, nta ki. Aho hantu Imana izababambaho ihema ryayo, aho hantu. Ubu ngubu Damascene ahantu yageze, nubwo mubona twifashe gutya, ariko ndagira ngo mbabwire ngo wavuga ngo akamubwira ati Damascene nawe reba aba bantu bamara umubabaro usubireyo, yababwira ati nibarire nabo bazaza ahubwo bareba ahantu ngeze uko hasa. Hari ubwiza, hari ubwiza bwiza, hari ni ahantu heza, ni ahantu heza. Imana yagiye itanga ibihamya rero, itanga ibihamya. N'igihe Yohane yari ku kirwa cy'Ipatimo, nawe ngo yaganire n'abakuru, ngo aramaze ati ese bariya abantu uri kubona baza bari kuva he? Ngo nabavuye mu rupfu bari kuza. Ijuru riba riteze amaboko, ijuru riteze amaboko rivuga ngo iyizire hano uruhuke, ngo ariko bagiye imirimo yabo ibaherekeje, imirimo ibaherekeje. Ngo noneho rero niba ari uko, niko yavuze, ngo noneho rero niba ari uko, hahirwa abapfa bapfira mu mwami, kugira ngo baruhuke imiruho n'imihati. Bahirwa abapfa bapfira mu mwami. Kuba umukristo ni byiza, gusenga ni byiza. Iki kintu ntabwo gikwiriye, kuko tugomba kubanza kumva akantu kaduciyemo, byagiye bitubaho kenshi. Ntabwo dukwiriye, ariko mu kandi kanya tukongera tukamenya ngo ariko twebwe iwacu ni mu ijuru, kandi nta kuntu. Nubwo tuba tuvuga ngo yakiri umusore byari bimeze gutya, rimwe nigeze ngira iyerekwa, mbona umuntu w'umusore yari umugabo, yarabyaye gatatu, mbona igare rije kumujyana ari mu gitondo, mpita ko nihuta ntanguranwa kare kugira ngo nsange ari mu rugo. Ngezeyo nsanga yahuye inka, barambwira batajya cyura saa 5. Ariko uwo mujandarume wari uje kumutwara ku igare, twaravuganye, ndamubwira ngo watubabariye, urabona aracyari mutoye, umuntu byaye gatatu, watubabariye nibora akegera imbere. Arambwira ngo mwagiyeho mwembi nkabajyana. Ndamubwira ngo basi nyine mujyane, niba utemeye nyine ko ningiye nibyo navugaga, nagusabaga ngo nubyumva. Mbona igare rikase gutya, mbona umugabo riramujyanye. Saa 5 nasubiyemo, ngira ngo mubwire nti ko nabonye urugendo rwawe rwihuse utunganye iby'ubugingo. Asanze igare ryamujyanye ha hantu nabonye ryakatiye. Yavuye kuragira, acyuye inka ayishyira mu kiraro, afite inka nziza y'ibihogo nziza cyane, asubira atema icyarire, arakizana hahandi igare ryakatiye gutya munsi y'urugo. Niho basanze aryamye, kiba cyarire kirambitse nawe ari haryamye. Abantu baravuga bati uyu muntu ko ariyo nyir'urugo haruguru, yaje gusinzirira ahangaha gute kandi yageze iwe? Bakuze basanga umuntu yagiye kare. Ntabwo urupfu kubizera ari igishyitsi, cyakora biratubabaza, ariko ndagira ngo twige no kurutinyuka, twige no kumenya yuko Yesu yatubwiye ngo niturutinyuke. Yaduhishuriye, aravuga ati ndagira ngo mbabwire ngo ndetse ikimenyimenyi, ntabwo mwebwe muri uyu munsi mukiri muri korari, mu gitiyakona, mu gikora ubupasitoro, mu gikora ibiki, ari mwe muzumva impanda bwa mbere. Azabanza abapfuye bazuke, haleluya. Namara kubazamura
ngo natwe duhindure mu kanya gato nk'ako guhumbya, natwe tuve mw'uyu mubiri dupfe tujye twazamuka. Nuko bimeze. Icyo cyatumye Mose yanditse muri Zaburi ya 90 aravuga ngo twigishe kubara iminsi yacu, twigishe kubara iminsi yacu dugize ubwenge. Iminsi yacu, niba uri mu mushinga, niba uri umukozi, niba ukora imirimo, ariko ubare ngo nimba ngize umugisha nkaba ngeze aha, ariko nzapfa. Hari iki gihugu ndimo ntabwo ari ikiwacu, hari ahandi byanjye bikunde, hari ahandi basogokuruza baragiye, ahandi baragiye, batubanjirije bose baragiye, kuva isi yaremwa hari abagiye batubanziriza bagiye. Iki gitabo kiduhamiriza rero ko hari abagezeyo, baririmbye nabo bakabiririmba bakavuga ngo abagezeyo baragwiriye, ariko abandi barimo mu nzira. Mukomere rero mwihangane, ahubwo ujye ubwira Imana ngo ndabizi ahangaha ntabwo ariho nzabiteka n'iteka, mbe mw'isi mpagirire amahirwe, mpababarire, mpabonere imigisha, mpabonere imibabaro, ariko iwacu ni mu ijuru byanjye bikunde. Gutunga umutima w'ubwenge, ubu twese turi hano yakintangaza, tujya guherekeza umuntu tukahinda umushyitsi tukabona dufite ubwoba, ariko hashira iminsi, ibyumweru bibiri, tukagira ngo twebwe ntibitureba. Ubundi ibingibi iki kiganiro ntabwo ari Damascene tugikorera, ni twebwe, ahubwo twebwe ubwacu. Damascene ibyo byararangiye, twebwe ubwacu twaje kumuherekeza, ni twebwe tubanza kubitekereza, kuko ni twebwe twabwiwe ngo ntimugumye mwibaza iby'abasinziriye, iby'abapfuye, ntimugumye mwibaza, ahubwo dutekereze ngo ese ko Damascene yaragezweho, harya ubwo ninde ugiye gukurikiraho ko twese turi ku murongo? Ubu hano wamenya umuntu uri bukurikireho, wamubwirwa n'iki? Ariko ijuru riramuzi, rirabizi. Ariko icyo dusabwa ni iki? Icyo dusabwa ni ukubera amaso ubugingo bwacu, kubera amaso ubugingo bwacu, tukaba amaso tugatekereza, kuko ijuru ni iry'abera, nk'uko yabahamagaye ari iyera, tukagenda tubabera mu ngeso zacu zose, kuko twebwe ubu duherekeje Damascene, tubaye nk'abaherekeje, nk'uko twiyaduherekeza umukwe n'umugeni. Abakobwa bamwambariye yagerayo, umugeni yamara kwinjira ngo basi ngo duhe ngo iyo kanzu nyine ngo nabyango nibyo ngo tubisubize bene byo, none se yongera kubaherekeza nawe? Ntibirangire aho ngaho akagumana n'umukwe we? Damascene yageze rero kuwamukoye. Ahubwo twebwe ubu bukwe ubutaha bwacu natwe bizagenda bite? Ikindi, izi ndirimbo baririmbye kuri Damascene nawe bazaziririmba, nawe bazaziririmba. Herega nakukwiriye kugitekerezaho, reka ndebe ukuntu mbana n'abantu amahoro, reka ukuntu mbanire n'Imana neza, mbanire noneho, ariko nanjye nzabone. Twagiye gushyingura umukristo waguye, ntihagira usenga, ntihagira ugira gutya. Hari umusaza yari afite abagore babiri, yari umukristo, aragwa, ageze imuhira araza abwira umugore w'inshoreke, aramubwira ati nabonye ukuntu bashyingura umuntu waguye, umva uhera none ejo mu gitondo nzakwereka ibyawe n'abana twabyaranye, nsubire ku mugore wanjye mukuru, ariko nabonye ukuntu bashyingura umuntu waguye, niba ari kuriya ntacyo wazamarira rwose. Wowe se bazaririmba izi ndirimbo?
n'izi ndirimbo nazo ni ubuhamya, ni umugisha, ni umugisha kubona haraba indirimbo ziririmbwa, ni umugisha kuko hari nabo zitazaririmbwa. Imana ibafashe, mukomere, mwihangane, ntabwo ari igishyitsi, tuzataha. Bana, turagushima ko watumenye, turagushima ko waduhamagaye, turagushimiye uyu mwanya wavuze ngo mibeho byose duhore dushima. Iyo turebye ukuntu urupfu rudutwara, impinja zivutse uwo mwanya, zigatwara abarangije amashuri, twari tuzi ko bagiye kugira icyo bamarira imiryango, tukareba ariko uzi guhitamo ibikwiye, kandi ni wowe duhitiramo. Umubyeyi ahitiramo umwana uko ashaka, ntabwo ari we wihitiramo. Natwe rero kuko twakwizeye nk'umukiza wacu, tukongera tukagira amahirwe tukaba abana b'Imana, ni wowe ujya uduhitiramo, uduhe kwiboneza nk'uko uboneye, kandi igihe nikigera cyo gutaha uzajye utumenyesha, tugende dusize inkuru nziza. Abagabo basize inkuru nziza mu miryango yabo, abadamu basize inkuru nziza, abana basize inkuru nziza mu mbega buri muntu wese asize inkuru nziza mu baturanyi. Urakoze kubyumvise, bizaturinda kuba mu rubanza rw'iteka. Urakoze ko ubana n'uyu muryango, ukabana na korari, ukabana n'itorero rya Gatenga ribuze urugingo, ariko rukaba rugiye aho waruteguriye. Komeza kwiyubahisha, n'indi mirimo iza gukomeza, ukomeze kutubanira, ugendane natwe, kuko iki ni igikorwa cyawe. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Aho tuza kwakira umukuru w'umuryango kugira ngo baduhe uhamwibutsa abantu bose baza kuza gutabara. Umutima w'umuntu kuba no kuruhuka, bigatuma no kwiyakira byoroha vuba. Twashimiye itorero rya Gatenga yatwakiriye, Imana ibahe umugisha. Twabuze umuvandimwe wacu yitwa Teka, afite ntabwo ari maremare cyane kubera ko atashye yarakiri ingaragu, ariko reka make afite nayo tuyavuge ko nabyo ni ingenzi. Itariki yavutseho ni itariki ya mbere ukwezi kwa mbere muri 1991, yavuye muri uyu mubiri ku itariki 31 hari saa 3:40 za 2025, 31 z'ukwa gatanu 2025. Ava mu mubiri impanuka yaguyemo, iyi modoka yaratwaye ari mu muhanda uturuka Bugesera ujya i Nyanza, aho bita ku Gasoro. Hari ahantu hagana hepfo harimo igishanga, ngira ngo tunaza niho tuvuye kumuza niho twanyuze, ubona yuko hangiritse cyane n'imodoka yavuye mu muhanda, ubwo ko yarangiritse cyane. Abandi muntu bari kumwe, ubwo mbihereye kugira ngo bigendane. Uyu muntu bari kumwe dusa nkaho twari twamumenye, ariko yari umuntu w'inshuti ye cyane. Bahuriye mu nzira, biganye kuri IPR hano Kicukiro, barakomezanya nk'umuntu ari inshuti. Ndetse byanteye no kwibaza, ndibaza se uwo muntu ko twasanze yari umugabo ufite umugore n'umwana umwe, umwana w'umusore yagute yafashe akajya guherekezwa n'umuntu w'umugabo. Bigaragara hari impamvu, hari ubushuti bari bafitanye cyane bukomeye, byatumye n'uwo muntu avuga ngo muherekeze. Ariko none kongera kuvuga ngo buri muntu wese afite umunsi wiwe, uyu munsi wageze ntabwo ujya urenga. Nubwo byagenda gute, usibye ko twizera Imana yuko nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima, nicyo gituma tugira ibyo byiringiro, kigatuma tunakomera kurushako. Amashuri abanza yayize muri Inyagisozi, ubwo ni mu murenge wa Cyabakamyi. Amashuri yisumbuye segonderi yiga i Nyanza, kaminuza n'ubundi yayize nkuko namaze kwivuga Kicukiro. Umurimo avuye muri umubiri yakoraga, yatwaraga imodoka zambukiranya imipaka, ari nayo yatwaye ubuzima bwiwe. Yabatirijwe ku itorero rya ADEPR Karumeli 2013. Ndibaza mu by'ingenzi byaranze ubuzima bwiwe byari ibyo ngibyo. Mu gihe nda kugira ngo kuvuga ijambo risa nkaho riheruka, kasabe aba bavandimwe bigira imbere,
hari Grace yari mushiki wiwe, hari Speciosa, hari nawe ni mushiki we, hari Ntirampeba ni inshuti, hari na Mama Divine, nabo tujya ngo batsabe bigira imbere kugira ngo dutange ubuhamya bifuza kumuvugaho, byadufashe no kugenda n'amasaha dufite. Ndabona hari abandi bampaye, hari Elize na Gade ubona badufasha kugira ngo bigire imbere kugira ngo duse nkaho tubijyanira rimwe, ibindi umuntu abivuga ashoje. Nyiriwe nk'uko pasiteri yabivuze, ntabwo tugumya guheranwa n'agahinda, ntabwo twagumya guheranwa n'agahinda. Damascene yari musaza wanjye, musaza wacu. Hari igihe kigeze cyagera aba nka papa kandi bakuru be bahari. Ndibuka ko covid iba, twaratashye, ndataha njyamo, twajya ibweramvura, yakoraga muri plastique, arambwira ati Space ntago yanyitaga Space, yanyitaga Speranza, ati ngwino amafaranga atazubaka urugo aka kanya tuyubakisha imibiri yacu. Andera nk'umwana kandi ndi mukuru wari mutoya, yaramfashije nk'uko umubyeyi yafashe umwana we. Ndibuka igihe kimwe nigeze kubura amavuta ariko sinavuga, ariko yakundaga kuza mu cyumba cyanjye agacekinga ikintu cyose mbura, naza ngasanga yashyize amafaranga munsi ya Bibiliya cyangwa munsi y'icupa ry'amavuta. Ibyo nkabibona, ntabwo nirirwaga mwaka amafaranga ngo yo guhaha, reka yajyaga akunda kumbyinira. Ndibuka atari yakizwa, njye narakijijwe, naramubwiye nti ese wakijijwe? Arambwira ati reka umuntu ukijijwe nta kazi agira, aba umukene. Ndamubwira nti hoya, ntiburya kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza bigira umumaro w'igihe cya none n'igihe kizaza. Yarakira umusore, yarabyibushye, ameze neza. Imana iramfasha kuko nabisengeraga, ahita yakira agakiza muri segonderi hari Nyanza. Yajyaga akunda kutubyinira, agakunda kubyinira mama we cya gisirimba kandi atarakizwa, akabyina igisirimba natwe tukishima. Njyewe rero utarakizwe, wari warakijwe, namenyaga icyo akoze. Nyuma Imana rero iramfasha, arakizwa, yakira Yesu, akajya yigisha. Ndibuka ko yajyaga yigisha muri ya Peresi, yakundaga kuvuga ijambo ry'Imana. Najyaga mutumira muri UK, nubwo atajyaga agera muri UK niho nize yewe ngo abwirize, ariko yakundaga kuza muri sepu yacu. Ndibuka ko igihe kimwe yigeze ambwira ati Spete ntago napfa ntagiye muri korali Holy Nation. Ntese Holy Nation ni iyi? Ati niyo mu Gatenga. Anyereka mashine, aranyereka korali, anyereka uwitwa Joseline, arambwira ati nkunda ukuntu aririmba. Hari n'undi mudirija wayo nabonaga, namubonye n'uriya, abantu ndabakunda nzajyamo. Birangira aje muri korali, dutuye hano hirya, akora umurimo w'Imana, akajya ambwira ati nzakorera ubukwe muri Gatenga kandi korali Holy Nation izandirimbira. Ndamubwira nti ndagushyigikiye rwose. Yajyaga akunda kumbwira ngo ntuzanyicira imibare mba narapanze, mba naratekereje cyane, nti rwose nzayikurikiza. Igihe cyaje kugera rero, yakoraga muri plastique, nanjye kwiga ndabisoza, nawe kwiga arabisoza, turataha tujya ibweramvura, niho twabaga. Noneho igihe kiragera, akazi karahagarara, aravuga ati rero ngomba kuba mbwiye korali ko ntari kuboneka muri iyi minsi, nimbona akazi nzasubirayo. Yakabonye mu matariki 25 z'ukwezi kwa 4 k'uyu mwaka. Yarakoze isafari nka gatatu, kuko namuhamagaraga tukabwira n'ijambo twabwiranaga ni insazi. Ariko akimara kubona akazi yarambwiye ati hoya, njye ntabwo bikijagaraye, ntabwo hari ukuntu terime yakundaga kuvugisha ati je barandundandunze, ati shaka umuntu nawe wakurundarunda, ati ho iryo jambo rusuzongere kurimbwira.
umunsi wo kuwa gatanu rero ni byinshi cyane nababwira. Yakundaga gufasha abana b'imfubyi, akambwira ati abana nzajya mbakurikirana. Hari n'abana bo kuri uru rusengero yajyaga afasha kurepeta, yajyaga bicisha indirimbo, ntago nibuka ngo ni bande, ariko yajyaga aza buri joro akajya aza kubigisha abana b'abakobwa 2 akabigisha indirimbo. Yari afite na cano, akajya avuga ati abana ngomba kubafasha bakazamenya Yesu, bagakurira muri Yesu. Hari n'undi mwana wigeze yagira ikibazo cy'uburwayi, arambwira ati uyu mwana ngomba kumuvuza. Yamujyanye mu bitaro bya Kanombe, atari uko afite amafaranga menshi, ariko abati uyu mwana nzamufasha. Akazi gahagaze, aravuga ati reka mbe ndetse ariko igihe kizagera nzamuvuza. Mabosi wihangane, nimba uri hano, yari yarafashe gahunda yo kuzakuvuza ugakira ukamera neza. Ikindi kuwa gatanu nibwo yaje ari kuwa kane arara mu nzira. Kuwa gatanu arampamagara arambwira ati rega ati ngeze Ikibungo kandi ndarara mu rugo. Nari nshoje akazi, mpita muhamagara ndamubwira nti nimba ugeze Ikibungo ntabwo uri butahe, dore burije urarara mu nzira ibyo byose. Arangije arambwira ati ndareba. Ndataha, tugeze mu rugo umukecuru aramuhamagara aramubwira ati rega ndi butahe, turufunguzo murushyirire hahandi. Mbwira mukecuru nturufunguzo rushyire mu nzu ukinge nge ndi bumukingurire. Narategereje ndaheba. Ubwo nyine kuwa gatandatu ndavuga ntubwo ari umuganda ari buzindukaze, kuko iyo yazaga natekaga nkavuga nti reka mwakire. Umunsi rero kuwa gatandatu nibwo nagiye kubona mbona mu gitondo ndamuhamagara arambwira ngo ari buze, hari ibyo yari kuzana. Nyuma hacaho umwanya mpamagara muri umunaye nawe bajyanaga, arambwira ati jyewe turi buzane. Haciyeho akanya arambwira ati rega tigiye ninjye waboneka, Damascene agiye i Huye i Butare. Ndavuga nti umusivile anyiciye gahunda. Birangira bityo twongera nongeye kumuhamagara, telefone ntiyayifata. Ndavuga ntiburi aratwaye, ndavuga ntiburi ari bumpamagare. Natunguwe no kubona bahamagara mama bamubwira ngo birarangiye, nta rindi jambo twavuganye. Banje kubasuhuza, Imana y'abahori bishimire. Damascene nka musaza wacu, ntekereza yuko kubona icyo umuntu amuvugaho bisa nk'ibigoye, ariko uretse kuba umuvandimwe yari n'inshuti yacu. Tumubuze rero twari tukimukeneye, ariko mwisi niko bimera, mwisi niko bimera. Ntekereza yuko rero kumuvugaho biragoye, ariko yari umwana w'inshuti yanjye cyane, ku buryo ntekereza nashidikanya yuko nabo twaturukanye mu rugo babasha kuba bamuzi, baje bamerekeje, kubibabwira ngo babyakire byabagoye. Ariko yari umwana ugira urukundo kandi ugira impuhwe nyinshi. Muri make kuba muzi ntekereza yuko ibyo mubizi, sibyo se? Abamuzi barabizi, abatamuzi bo ntekereza ko kubivuga n'ubundi ntakiriho ngo murabimukundira, ariko mubyumve yuko yari intangarugero mu muryango kandi yari umwana ufite igikundiro. Rero buriya urupfu nubwo rubaho rukatubabaza, ni ikintu Imana yatugiriye neza igishyiraho kugira ngo twe kuramira mu bibi. Kuko ukurikije imiruho umuntu ahura nayo ari mu isi rutabayeho, ntekereza ko abantu basara. Simbizi uko mwebwe mu bitekereza, ariko urupfu rutabayeho uko twari kuba tumeze sinkuzi. Nyine mwene muntu yari kuzaramira muri ibyo bintu bibi by'ingorane gusa. Rero urupfu ruratubabaza nibyo, kuko tuba tubuza abacu, ariko byanga bikunda hari icyo rumaze. Rero buriya urupfu ntago ari Imana yaruzanye. Ntekereza yuko kubasoma Bibiliya neza, urupfu rwazanywe n'icyaha, sibyo se? Kubwo kutumvira kwa Adamu icyaha cyaraje, ariko ntago Imana yica. Imana irica? Kuba bisobanukiwe ntago Imana yica. Reka dusome ijambo rimwe hano riboneka mu mubwiriza. Mu mubwiriza igice cya 9 umurongo wa 10 turageza 12. Haravuga ngo umurimo wawe wose werekejeho amaboko yawe uwukorane umwete, kuko ikuzimu aho ujya nta mirimo nta n'imigambi uzahabona, haba no kumenya cyangwa ubwenge.
nongeye kubona munsi y'ijuru mbona yuko aho basiganwa abanyambaraga atari bo basiga abandi, kandi mu ntambara intwara atari zo zitsinda, ndetse abanyabwenge si bo babona ibyo kurya, n'abajijutse si bo bagira ubutunzi, n'abahanga si bo bafite igikundiro, ahubwo ibihe n'ibigwirira umuntu biba kuri bose. Erega nta muntu uzi igihe cye. Muri mwese hari umuntu uzi igihe cye? Uko amafi afatwa mu rushundura n'inyoni nazo zikagwa mu mutego, uko niko abantu nabo bategwa mu gihe cy'amakuba iyo baguwe gitumo. Damascene ntekereza yuko atarazi ko uyu munsi igihe yaviriye mu mubiri byari bimubeho. Natwe abavandimwe be nitwigeze twitega ko igihe gisa nk'iki ngiki tuzumva amakuru ameze gutya, kuko mu muryango hari ukuntu uba ufite abavandimwe wababara ukavuga uti burya bwose ndakomeye, nubwo hari abagenda bavamo ariko byibuze ndacyakomeye, hari abanshyigikiye barahari. Rero wowe ugifite amahirwe yo kuba uhumeka, amahirwe wageze yo kuza kureba Damascene yavanywe mu uyu mubiri, si ukugira ngo ukomeze mu bibi byawe umenyereye. Uyu mwuka duhumeka turawutizwa, ni Imana yawuduhaye, si byo se? Ni Imana yawudutije, isaha n'isaha nawe wakuvamo. Ubwo rero mu gihe tukiwufite tureke ubwibone. Hari ukuntu twibona twagira ngo hari uyu mwuka tuwukuyemo niyo yaba isagonda imwe. Ugize umugisha wo kugaruka ukareba isura ufite nyuma y'uko ukuyemo umwuka, nekereza ko utakongera kwikora ibyo wikora. Rero reka dusabe Imana kugira ngo umuntu wese nk'uko ijuru ryaduteganyirije aho dutura kugira ngo tuhashakire Imana kandi tuyibone, kuko itari kure y'umuntu wese, ahubwo iri hafi yacu kuruta imyambaro twambaye. Dushake Imana kandi tuyigireho umugisha. Umuririmbyi wo ndatekereza ari korari yo muri ADPR yararirimbye ngo mbese izina ryanjye ryanditswemo, mbese izina ryanjye ryanditswemo, ngo mwamubimenyesha, ngo kugira ngo mbone uko. Rero byanga bikunda reka dutegure ahacu tukiri bazima tukiriho, kuko Damascene ibyo byarangiye. Niba ari ubugingo abikiwe, Yesu nagaruka azabubona, ariko niba ari n'ibindi ubwo nabyo bizagaragara. Ariko icyo twakwifuza nubwo wenda bisa nk'ibyarangiye, twazishimira cyane kubonana nawe mu bwami bwo mu ijuru. Wowe ukiriho rero utegura ubuzima bwawe kugira ngo tuzabashe kugira iherezo ryiza. Nibyo mbifuriza mu izina rya Yesu. Murakoze. Ni ukuvuga kuri njyewe Damascene yari inshuti yanjye pe, yari inshuti magara, yanganiriza kuri buri kimwe, akanyereka nuko nakwitwara. Nta byinshi mfite byo kubabwira. Ibyiza nk'abantu muteraniye hano mwaje guherekezanya kwigendera, nasaba ko mwafasha tukamusabira umugisha uturuka ku Mana ikamuha iherezo ryiza. Nicyo numva nabasaba, ibisigaye Imana ibaha umugisha. Haleluya, haleluya. Duhagaze hano kubw'umuvandimwe wacu Damascene. Yari umwana wanjye, twarabanye, angisha inama, mugira inama, dusenga. Gusa icyo nababwira, ijambo ry'Imana riratubwira ngo tujye duhora twiteguye, kuko nta muntu uzi umunsi, nta n'uzi isaha. Umuntu aragenda akabyuka akibwira ati ejo hanjye ni heza, nzamara imyaka, nzashaka, nzabyara. Ariko umushumba yavuze neza cyane ati mu masengesho musenga buri munsi mujye musengera nuko muzimurwa. Umuntu uwizera arimurwa ntagapfa. Hapfuye umubiri wavuye mu gitaka n'ubundi usubiramo, ariko umuntu w'Imana arimuka ntagapfa. Nubwo tubona umuvandimwe atatuvugisha, atumva, mu mubiri ubabazwa, ariko ubugingo
imana iba yabutwaye. Ni ukuvuga ngo Damascene ni umutwe twakoranye umurimo w'Imana hariya muri kovide. Njyewe namumenye yiga kaminuza. Kovide ije mu bantu najyaga nkoresha muri Nibature nawe arimo, yajyaga abwiriza ubutumwa. Twajyaga dutumira abantu bo hirya no hino no mu bihugu by'abaturanyi, ariko yajyaga akunda kumfasha cyane kuko yari umwana wumvira. Cyo nababwira cyo, kwizera yari agufite, kumvira yari agufite, no kubaha yubahaga cyane, agaca bugufi kandi akagira urukundo. Buriya niyo waba uzi Imana akajana udafite urukundo ntacyo byakumarira. Na Paulo yarabivuze. Ni ukuvuga ngo yari wa muntu ubabazwa n'abakene. Hari igihe yigeze aza mu rugo, ndavuga nta nubwo niriwe mbivuga, wenda hari ukuntu uganira n'umuntu akamenya ko hari icyo ubabaye. Damascene yabonaga ushonje, yaba ari umufuka w'umuceri afite akawuterura. Nibuka ko yigeze afata moto azanira igitoki aza kungaburira abana. Ni ukuvuga ngo rya jambo ry'Imana byahishuwe umushumba yasomye, imirimo yacu igenda idukurikiye iduherekeje. Mujye mushakisha imirimo. Kandi noneho twajyaga dutinya urupfu, ariko Yesu wacu yarugize irembo. Yari umuntu wubaha Imana, yari umuntu wubaha abantu. Hambere aha yigeze ampamagara arambwira ati ndashaka ko hari ikintu tuzaganira nk'umubyeyi. Urumva ko urupfu ruratungurana, ntabwo ruteguza. Icyo kintu twari kuvugana yisubiriye, yitahiye, ntakibonye. Ikindi kandi mwaba Kristo muri hano mwe, numva wenda Imana ivugiye mu iteraniro ngo umugeni, ujye umenya ko burya umugeni ni umuntu bateguza, uba yararimbishirijwe yiteguye. Ntabwo Imana yavuga umugeni izi ko umuntu azarimbuka. Ubu ntabwo iyo aza gufatirwa mu kabari wenda yagiye kunywa, ntabwo tuba duteraniye hano. Duteraniye hano kubw'uko hari icyo tumuziho. Imana ijye itugirira neza. Hari ijambo ry'Imana riri hariya kwa Yobu ibice 14 n'umurongo wa mbere wonyine, ntabwo twaje kwigisha, abigisha bigishije ngo umuntu wabyawe n'umugore arama igihe gito kandi cyuzuyemo umuruho agakenyuka. Imana itugirire neza. Uwacu yari umusore utegereje nawe ejo heza hazaza. Gusa ikintu tuba dukwiye gukuramo, kino isomo tuba dukwiye gukuramo, mujye mumenya ko nubyuka uvuga uti shobora kutirirwa, ukore neza cyane, nawe imirimo myiza wakoze igende igukurikiye. Yari umwana mwiza 100%. Umuryango wacu twicaranye hano, buriya hari viziyo yari afitiye buri muvandimwe wese. Yari umuntu ugira umutwaro, usenga, ukunda gusenga. Hari igihe twigeze tunyagirirwa ahantu imvura hafi umuvu kudutwara. Afite umutwaro w'umurimo w'Imana. Yakundaga hano mu Gatenga, ngiye n'umudiyakoni, kandi nashatse kuvuga nti wakwimutse ukazi wacu bya bindi twikunda. Arambwira ati buriya rwose ubuzima bwanjye bwose n'ibitekerezo byanjye byose biba mu Gatenga. Ni ukuvuga ngo mushire impungenge, uwacu yari umuntu ufite umutima w'abantu, kandi umuntu ufite umutima umeze gutya ntabwo ajya atinda ku isi, arimuka akigendera. Imana duhana umugisha. Murakoze. Nitwa Ndayisaba Elise. Twajyaga tuganira yanyisamtakaho cyane, akambwira plani zose afite, izafitiye korali, izo ibyo ubwe yifitiye, kuko twagerageza kuganira nyine ukumva Damascene ni umukristo. Wenda dukomeze kuko umuryango babivuze, yari umuntu ufite urukundo rwuzuye, akunda abantu bose, abagerageje kumenyana nawe bose yabakundaga, kandi nyine urukundo rwarundi rwo mu mutima. Ndibuka wenda nsimbutse byose kuko byinshi babivuze, kandi ni imirimo myiza yose yakoze, kandi nk'umukristo ukuze. Ndibuka ku itariki 13 z'ukwa gatanu, yapfuye ku itariki 31 nibwo
nibwo bahamagaye umuyobozi wa korali bamubwira, ariko njye ku itariki 16 twari twavuganye, ariko unyandikira ambwira ngo umuyobozi wanjye ubu ibyo ibyari bimboshye namaze kubishyira ku ruhande, ngo ubu ngiye kugaruka noneho dufatanye umurimo. Nabyakiranye nyine umutima nk'umuntu nari muzi, nsa nk'utebye, ndanamubwira se Damascene ko umaze iminsi wirukanka Tanzania aho, kandi nkaba nzi ko wakundaga gusenga, ubu abatanzania niba kuvangiye ntusigaye uri umuvangirwe. Arambwira ati icyo cyo ntabwo gishoboka kuri njyewe, ati nagiye mfite intego, kandi noneho ndibuka neza ajya kugenda, babivuze wenda ni akantu gato, ajya kugenda yatubwiye ko agiye kujya akorana na mukuru we ku ikamyo, nta perimi yari afite icyo gihe, yari arimo anambwira ko yabonye perimi ndetse afite n'imodoka noneho asigaye akoresha. Arambwira ati bya bintu byose byamvunaga ndabona amaze kubishyira ku ruhande, ubu ndaje. Ndamubwira ni karibu ngwino dufatanye umurimo. Ku itariki 16 nibwo twaherukaga kuvugana, nongeye kumva inkuru ye batubikira ngo Damascene yakuwe mu mubiri. Rero biragora nyine ko kumva inkuru nk'iyo ngiyo, cyane cyane ku muntu w'inshuti, umuvandimwe, ariko kandi isi turimo nuko nguko imeze, nta kindi twarenzaho. Igihari cyo nuko dukwiye gukomera kandi tugakomeza kwikomeza ku mwami, kuko niwe ubasha kuduha imbaraga, ndetse no mu bihe bikomeye niwe udukomeza. Urupfu ubundi nta kintu kubizera, nta nicyo birutwaye, n'inyungu wenda hano muri Zaburi ibice 116:15 haravuga ngo urupfu rw'abakunzi be ni urw'igiciro cyinshi mu maso y'Uwiteka. Rero Damascene yari umukunzi w'Imana, yari umukunzi w'abantu b'Imana, yari umukunzi w'abantu bose. Nta kindi twavuga kuri uno munsi, turakomeza umuryango, abavandimwe biwe, ndetse natwe ubwacu muri Chorale Holy Nation. Ndavuga ngo mukomere, nitutagwa isari turizera neza ko tuzabonana na Damascene. Mukomere, Yesu abahe umugisha. Mwiriwe, ndagira ngo abantu bize muri IPRC Kigali baze duherekeze umuvandimwe wacu Damascene. Abantu bose bize muri IPRC mwihangane iminota mike cyane, baduwe umunota umwe wonyine, tugire ikintu tubwira Damascene ahantu aruhukiye mu mahoro. Tugiye kuvuga Damascene twiganye ku ntebe y'ishuri. Mutwihanganire, twafashe initiative ko twabwira abantu bose twiganye kugira ngo tuze tubwire Damascene ko yari umugabo, yari intwari. Muratwihangana nk'itorero cyangwa se abantu nk'umuryango wa Damascene, tugira ngo mwihangane kandi mukomere. Njyewe rero mpagaze ahangaha nk'umuntu wiganye na Damascene guhera mu wa mbere, mu wa kabiri, mu wa gatatu, imyaka 3. Abenshi hano twariganye muri kaminuza, ndabizi neza yuko abenshi barabanye, ba Emmanuel, ba Ernest, abenshi barabanye, abandi na perezida we muri SEP, ndabizi babanye muri korali ahari. Damascene rero yari intwari, yari wa muntu ngena nize mfite akazi, aho nkamubwira Damascene va mu rugo, uko nzi ko yaratuye mu Gatenga, va mu rugo uzudufashe. Yari wa muntu witanga mu kazi. Ku ishuri njyewe rero nagiye kubona mbona SMS ku groupe rwa WhatsApp, tuvuga Damascene arapfuye, yitabye Imana. ngira emotion, ndavuga ni umuntu nka Damascene, kuki umuntu muzima apfa agasigara abantu bandi
batari bafite ikintu bamaze. Mumbabarire kubivuga gutyo. Ndabizi neza ko umuntu twiganye muri class Damascene yari umuntu w'intwari. Abasepie bari hano muri IPRC namubonye perezida yari umuntu w'intwari pe. Mu by'ukuri Damascene hano aruhukiye yumve yuko aba classmate biwe abantu bakoranye muri Imana muri IPRC twaje kumuherekeza ahantu ari yumve yuko rwose duhari. Ndabizi neza yuko wenda yuko tugiye dutangana imikoro abantu wese bagira bavuga ba Dani twagiye kwigana muri class, ariko ndabizi neza twaje kumuha icyubahiro kimugomba. Mwa abantu mwo mugatenga Damascene mumuzi wenda aho gakeya, ariko mu by'ukuri yari umuntu witanga, ari umuntu usenga. Nge ndibuka yigize kumbwira ko nsengera Kimisagara kuri EPR, yigize kumwe ngo ndadusenga tuze gusenga kubera akazi nari mfite biragora, ariko yari wa muntu nk'uko uriya mukecuru bivuze yumvaga yashishikarizaga abantu gusenga Imana. Ndabizi neza yuko ahantu ari nawe imirimo y'Imana yakoze izabimwibukiraho. Ubwo rero ndabizi neza yuko musangiza w'amagambo arakoze kuduha umwanya, ntago twajya duha umuntu wese ngo agire ikintu avuga, ariko ndabizi neza yuko ahantu ari arabibona yuko twaje. Murakoze. Dukomeze kwihangana. Nitwa Ernest Dushimirimana, ndi mu bantu babanye nawe igihe kinini ahantu hamwe, kuko twarabanye mu nzu. Navuga ko muri we harimo gukora ibintu byinshi mu gihe gito. Wagira Imana yo yari izi ko afite igihe gito n'ubundi, kugira ngo aryame yabaga ari ikibazo, akavuga ati ndajya kurepeta muri IPRC hano. Yabwirizaga, twari muri generation imwe, ariko wasangaga ari ku rwego rwo kubwiriza abantu kuri za WhatsApp, kuri YouTube, kandi twe bitangiye kuza kino gihe yarakuze. No kuvuga we dari bimurimo kazamara igihe gito yagakora ibintu byinshi igihe kinini. Niyo mpamvu arakoze adufashije murakoze cyane. Nitwa Bidane niyo gisubizo. Damascene twakoranye umurimo w'Imana muri SEP hariya muri IPRC. Yari umukristo mwiza, by'umwihariko namuyoboye muri korali imwe yitwa Yaspi, twaririmbanye. Twakoraga amasaha agoye cyane kuko repetition yacu yatangiraga saa 5, mu masaa 3 ikarangira saa 5 z'ijoro. Damascene yageragezaga kwitabira. Mu gihe twamaranye yari umuntu udafite icyo atwaye, nta kibazo na kimwe twigeze tumugiraho, yewe no kugumya asoje kuhiga kuko natwe twese twahanyuze. Iyo twamubwiraga ibikorwa by'umurimo w'Imana yarabyitabiraga. Ntekereza ko yari umuntu mwiza, yari umukristo mwiza cyane. Nk'abantu twabanye nawe muri kaminuza, twababajwe cyane nuko yatuvuyemo kubera ko twamufataga nk'umuntu w'ingirakamaro, ariko nanone twizeye ko tuzamubona umunsi tuzaba tugezeyo. Mukomeze mwihangane, twihanganishije umuryango n'abari bantu bose babanye. Imana ibahereze umugisha kandi tuzamubona nta kabuza. Murakoze cyane. Kwihanganisha umuryango, mukomere. Nanjye ndi umwe wabanye na Damascene, twakoranye muri Rwanda Plastic Industry. Damascene yarakigera mu kazi ntago yigeze areka umurimo. Hari ahantu mu kazi twitaga ngo mu giti cy'umugisha, twajyaga dukunda kwateranira tukavuga Imana. Damascene rero mu minsi ya nyuma twavuganye ku itariki 19, ambwira ngo mama Fra
ngo none wongeye kugaruka iruhande rwa Horunation kuko yarayikundaga cyane akunda Imana. Rero Damascene agiye muri mu umwenda mufitiye n'uyu, nigize mbura amafaranga yo kwishyura inzu, ubuzima bwancanze, arancumbikira we na SP bemera kunyakira n'abana. Rero nari mufitiye umwenda avuga ngo Mana uzamfashe Damascene nzamwiture, agiye dufite umushinga wuko uyu mwaka utari kuzashira adakoresheje, yari kuzaba akoresheje ubukwe. Ikindi kintu narenza hari igihe bigera kuvuga igihe cy'umuntu avuga bikarenga amarenga. Ibyo byose Damascene yakoze yakoreshejwe n'Uwiteka. Turi abakozi b'Imana ku murimo kandi twemera gukoreshwa nayo, natwe tuzasiga ubuhamya bwiza haba mu bo tubana, abo tugendana nabo buri munsi. Niyo mpamvu nsaba Imana ngo iminsi yacu yo kubaho, Uwiteka duhe kumenya iminsi yacu yo kubaho no kubara iminsi dusigaje ku inosi, kugira ngo azasige inkuru nziza imusozi. Azasige inkuru nziza imusozi. Mu Kristo mwiza nukora igihe gikwiriye n'igihe kidakwiriye. Buri muntu wese avuga ikimuri ku mutima, nubwo bose tutabahaye umwanya ariko mwihangane. Nagira ngo dusoze tuvuga amagambo. Tugiye komereza mu Busanza kujya gushyika umuherekezaho. Nta gupfa, nta gupfusha, nta gusonza, nta n'indwara zitubuza amahoro mu inosi zikadutwara abacu, nta mpanuka zajya kubaho zitwara abana. Imana tukaboneka mu gitambo cy'abera. Ndasaba Imana cyane n'inginga ngo Uwiteka nyiri impuhwe, nyiri urukundo aduhe kugira ngo tumenye ko turi mu isi y'imperuka. Turi mu isi y'imperuka aho wawe agenda ntagaruke. Turi mu isi y'imperuka aho indwara tutazi zaduka. Turi mu isi y'imperuka aho intambara hirya no hino ziri kudutwarira abacu. Ndasaba Imana nyiri ubutware, nyiri ubutungane ngo iduhe gukomera, dukomere mu Mwami, kandi ikirenze icyo cyose iduhana umugisha. Ndashimira abadutabaye, ndakari mukinakomeje no kudutabara. Reka tugiye gusoza nyirabuganda tubasubiza mu maboko y'itorero, ariko mugira ngo no mbere ko dusohoka buri muntu wese aranyura hano abashe kumusezera. Badufasha ababishinzwe badufungure hariya ahabugeneye kugira ngo tubashe kumusezera. Ahasigaye twese dukomere mu Mwami. Imana yacu ni nyarukundo, byose bibaho kubera ko yabishatse, kandi ku rupfu k'umukristo uko babivuze ni isezerano, ni umugisha. Uwiteka duhana umugisha ku bw'Umwami wacu. Amen. Wino twibanire hano, nta mugabane mfite. Wino twibanire Yesu. Haleluya, 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 haleluya. Turirimbe ngo nishimiye kuzakubona Yesu. Nishimiye kuzakubona Yesu. Imana ishimwe ukuzaba ugarutse. Asibiri manda mwisa jama nigira gisa hasa mama garageze mishu ugazaza magara sina
bave mu bitura nk'uko Yesu yazutse bazahurira ijuru n'abazaba bariyo zabamare nanjye sinzaburayo ubwo azaza zahamagara amazina yawe bose mu gitabo cy'ubugingo ziko nzumva izina ryanjye yitaba. mwiriwe neza. Yesu ashimwe. dukomeje kubabwira ngo mwihangane kandi mukomere cyane. Reka rero duhaguruke n'ubundi dusenge. Tumara gusenga turafatikanya umuririmbyi wa 69 mu ndirimbo z'agakiza. Mana yacu turagushimira aya masaha y'uyu munsi, turagushima ko uri Imana idukunda kandi twitaho. Turi muri uyu munsi aho dufite umubabaro tutabona uko tuvuga ko wacu Damascene yadukuwemo. Turagushimira ko iminsi wari wateguye ku buzima bwe ingannye n'iki gihe amaze ku isi. Mana ubishimirwe, kandi turasengera abasigaye kugira ngo bakomeze umutima, ukomeze kubitaho, ukomeze kubafasha, ubamara umubabaro, ubahumurize kuko ari we nyir'ihumure ryose. Turagushimiye rero gahunda yose igiye kubera aha turayikweretse kugira ngo udufashe kandi ukomeze gufasha imitima yose ibabaye, uyihoze kuko uri Imana, mu izina rya Yesu amen. 69 mu ndirimbo z'agakiza. Igihugu cyiza kiradutegereje mu ijuru, kizicarwamo n'abatowe na Yesu, kandi iminsi turimo nayo ni kwihitana ingoga. Uwihanganya azaragwa icyo gihugu, dore ubwami bw'Imana buregereje.
murakoze cyane. Yesu abaha umugisha. Ntago byoroshye kugira icyo umuntu avuga kuri uyu munsi, ko n'umunsi dufite umubabaro, dufite agahinda kenshi, ariko itorero rya Gatenga dukomeje kubabwira muryango ngo nimukomere, nimwihangane, natwe abasigaye dutegure igihe cyacu kugira ngo kuri wa munsi ubwo Imana izaduhamagara tuzitabe. Ntibiba byoroshye, ariko nimukomere, mwihangane. Damascene iminsi ye yari iyi ngiyi, kandi Imana yabyemeye kumwishyira. Imana idufashe cyane. Turabakiriye rero inshuti, umuryango, abavandimwe, abumvise iyi nkuru bose, mukadutabara. Imana ibaha umugisha, kandi mukomeze kwihangana no gukomera umutima. Rero turi kumwe na korali Holy Nation yaje kuri uyu munsi, aho Damascene yaririmbaga muri iyi korali iri hano. Nibo bakoranaga umurimo w'Imana, atashye ariho yakoreraga umurimo. Reka bigire ejuru nabo babasuhuze kugira ngo mubamenye abo bakoranaga umurimo. Gatatu. Amen. Rakoze cyane. Turi kumwe na pasiteri wacu umushumba, nawe yigire ejuru abasuhuze. Rakoze cyane. Abadiyakoni baze ko kuyumvamo ikaze bose, abo nibo tuberetse uyu munsi, kandi ko twifatanyije namwe muri uyu mubabaro, tuzi neza ko Yesu ari we uzatwomora, kandi ko igihe nikigera natwe azaduhamagara. Reka twakire rero korali Holy Nation ihimbaza Imana mu ndirimbo ebyiri, turahita twakira n'ijambo ry'Imana. Karibu. Amen. Hallelujah. 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 Nimureme, nshuti nimureme, tuzamubona uwo mwami mwiza, ubupfuzi ndetse n'ubupfakazi tuzaba tubisezeye. Nimureme, nshuti nimureme,